mucoma bari kumubaga ntakinya papa ngo numu ex wa Semuhungu numuntu ukora yes nyita AmaG the Black official nyita B1G nyita Mango 4G nyita Zahabu kakirimo ya beat yacu. Okay, ukimara kumva iyi beat ndakubwiye ngo tuba tugiye kuganira ibintu kandi bifite akamaro, bifite agaciro, twungurana ibitekerezo. Ndagushuje wowe uri muri diaspora, ndagushuje wowe uri muri Africa, uri mu birwa. Narabivuze ko nzajya mbashimira mu gihe nabonye ukuntu muri kugenda munkurikirana. Aba subscribers ndabona mwiyongereye. Indirimbo yanjye amahano ndabona nayo tugiye kuzuza ibihumbi 50 ni byinshi. Ngaho ibaze mu mafaranga ni byinshi, ibaze mu bantu banjye. So uyu munsi rero turaganira kuki? Uyu munsi turaganira ku kintu cyitwa kera tukiri bato hari ukuntu twakinaga imikino igiye itandukanye. Ubwo mbashubije mu buto ariko butari zahabu, mu buto busanzwe tukiri bato. Nta muntu utarakinnye umukino witwa imikinnyi. Hari akantu natekereje ndakibuka, ndavuga nti hari ukuntu tukicara tugakina ibintu ariko nta bwenge bwinshi burimo, ariko bwari ubwana. Ugasanga umuntu tubyutse mu gitondo cya kare mu ruturuturu, ufite wenda inote cyangwa se ibiceri 300, n'undi afite 300, n'undi 300, turi nk'abantu 6 tukajya kwirirwa dukina ibyo bintu. Umuntu wamutsinda ukayamuha, murabyibuka. Ariko hari ikintu genda atekereje, nta kindi giceri cyinjiragamo aho ngaho. Tuvuge Manuel afite 300, Faranswa 300, Amani 300, runaka Yusufu 300, Kazungu 300, tukirirwa aho ngaho turi gukina amafaranga atari kwinjiza, ni ukuyohererekanya gusa. Noneho hakaza umuntu yanyura acuruza nka barafu, ubunyobwa, ibiraha, ahubwo akayadukuramo. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Amafaranga twakuye mu rugo tuzanye tuzi ko tugiye gutahana inyungu, ntawe uyashubijeyo, ahubwo rwose Fabien atunyuzeho ayadukuyemo, tugasanga twambaye ubusa, nta kintu umuntu asigaranye.
kuko nimba nari ubunyobwa bw'ijana, undi yari ibiraha bya desa, undi yaguze super deep tugasanga nta kintu dufite. Niho havuye rero ingeso yo kwiba ababyeyi. Nibyo bindi bakubwira ngo bagiye batubwira ngo hari ibintu nyine dukora ariko bitinjiza. Rero no muri iyi industry turimo ibyo bintu birimo, nubwo abantu badashaka kubyumva, ariko ugasanga nta mafaranga uri kwinjiza, ahubwo nayo wari ufite urayasipendinze. Ubu ni AmaG the Black. Mba nkurabuye. Wowe urafata video y'amafaranga miliyoni 5 ukajya kuyikorera ngo Zanzibar cyangwa iki, ukagaruka no kugira ngo uyipromotinge bikagutwara ndi, kandi ugomba kutwemeza niko bimeze. Ngira ngo mwabonye ko video yanjye nayikoreye n'ubundi hano, nta muntu umagaze hejuru, nta muntu unyishyuje, kuko ninjye wayikoreye n'umugabo wanjye witwa Igor. Mwita umugabo kubera ko iyo yakoze igikorwa nk'iki nyita igikorwa cya kigabo. Mukomeze mukore subscribe, mukore share, mutange na comment ku bintu ndi kubabwira nimba mutabizi ko ari byo. Nuko rero mukagoroba kataraka ababyeyi nikorere live yo kugenda ndeba amakuru acicikana. Uwo bita mucoma bari kumubaga ntakinya papa. Ngo ni umu ex wa Semuhungu, ni umuntu ukora ibyo ni ugukotinga. Abantu baze kubimenya, ntabwo ari inkuru ngewe mvumbuye cyangwa iki. Akora imibonano mpuzabitsina nabo babihuje n'amahano. Uwo bita Kasuku agahita avuga ati urakoze cyane. Ariko ibi bintu ntabwo byagakwiye kutuzamo mu mbuga nkoranyambaga. Habe ibingibi byo gusebanya, ibingibi byo kuvuga ibintu ku muntu. Jye nkunda kuvuga ku muntu, ariko iyo mbonye byarengereye nanjye nashyiraho comment yanjye. Upfa kuba naryo iwawe, upfa kuba tugendana neza, upfa kuba uri muri famille yitwa AmaG the Black official. Abatari babizi mugende murebe amaspace ari kuba, murebe amalive ari kuba. Ibi bintu cyakoza ntabwo nabaga kuri TikTok, ariko ku munsi w'ejo nagize mba nikubise kuri TikTok. Ndavuga ati n'ubundi ni hahandi, wenda igihe ntabwo cyari cyakageze, ariko ejo igihe cyarageze. Ndashimira n'abantu batangiye kuma welcome. Uzi ko ntari nzi ko TikTok abantu bashobora kugufelicita. Nawe nimba utarayijyaho, shaka ukuntu ujya kuri TikTok. Nkabona ejo umuntu yamaye ngo nimba ari amakwenzi, nanjye mpita nyoherereza umuntu nzi ko ngo ari utuntu tumeze nk'udutima, kumbi ni umufungo. So nanjye rero AmaG the Black mugende munamfollowinge kuri TikTok. Ndashimira bakoze subscribe kuri YouTube, kuri Instagram mumfollowinge. Nanjye ngiye kubaha ibyo ngomba kubaha.
mwakoze cyane rero. Hasta la vista. Nababwira ngo ushaka telefone nziza agenda kwa Rujama Phone Shop hano muri Car Free Zone, iPhone, cyangwa se ushaka charger, screen protector, ibintu byose byo kuri amabatiri, ibintu byose bya telefone izo arizo zose, pochette, noneho ko byuki ntago tuza kubakira, kandi ni ku giciro cyiza, kandi kuri telefone cyiza, aguha na garanti. Ndagira ngo ushaka kuhagera ugomba guhamagara 0788 77 37 54. uwo ni Rujama. Nasubiramo 0788 77 37 54. urashaka kugendana na promosiyo yacu Mango 4G, urahamagara 0788 17 94 00. baraguhereza amakuru yose muri rusange. Amavuta y'ubuto wagezweho ku isi 0788 34 56 50. bacuruzi, abantu mukora mu bintu byo mu bikoni, nubona utari gukoresha aya mavuta rwose yaraba byagupfiriyeho. ndakubwira ngo noneho nimba ushaka kurangura iyo bita B1G ku isose, ikinyobwa kigezweho bidasubirwaho, kigaragarira buri muntu, n'ibintu biba bigaragara ibyivugira. hamagara kuri 07 94 40 95 3. aho ngaho rwose biba byabaye, turana delivaringa bikugera n'ahantu uri rwose. abantu benshi twabonye ko mukunda B1G ku isose ku giciro cyiza. So ngira ngo uwayavuga ntago yayamara, narindi kwamamaza, kandi turabakunda cyane. ibiganiro byacu nakagaruka. Hasta la vista. Ariko akabeho namwe muri kukumva, cyangwa n'umushwiza watangiye kumfata. Yes, au revoir, bye bye. ariko kwa Rujama ntinenetse gutya ngo babone ko navuyeyo, ntago byasa nabi buriyara. mwakoze cyane, kandi ejo bundi n'ejo bundi ibiganiro byacu nakagaruka. mwakoze cyane.